Kuri uyu munsi w'umurimo n'abakozi ku isi hose, nifatanije n'abakozi bakora imirimo ihemberwa, twishimira imirimo iteza ibihugu imbere n'igihugu cyacu cy'u Rwanda by'umwihariko. Nkaba uyu munsi nawufashe kugira ngo n'umurimo wa politiki tuwushyire mu mirimo twizihiza, mpereho nanabatangariza uko umurimo wa politiki nifuza gukorera abanyarwanda mu myaka 3 iri imbere kugeza mu 2024 uteye. Nuko nakomeje gusabwa na benshi muri mwe mu banyarwanda uburyo twakorera hamwe tugategura impinduka muri 2024. Nafashe icyemezo rero cyo gushyiraho inama yitwa inama igamije impinduka mu 2024, consultation pour l'alternance politique au Rwanda en 2024, consultation team for political change in 2024, CAP 24 cyangwa CAP 24. Iyo nama ikaba ariho abashaka bose ko duhuriramo, twazajya dushyiramo ibibazo buri kwezi tukavuga uko igihugu tukibona, kugeza igihe tuzashobora kuba twakwerekana ko turi benshi kandi dufite ubushobozi bwo gufatanya nanjye kuzana demokarasi, guteza indi ntambwe demokarasi mu gihugu cyacu. Ni iryo tangazo rero nifuza kubagezaho. Ijambo rirambuye mukaba mushobora kurikurikirana ku mbuga nkoranyambaga, kandi n'ubundi buryo mwese tuzakomeza gufatanya. Ndabashimiye.